Yesu ashimwe inshuti bakundwa ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'abane namwe aho muherereye hose. Hano turi muri Bohoka Ministry aho twiga ibintu bijyanye no kubohoka ku myuka mibi by'abarozi badukorera abatwanga. Hano ayo masomo arahanyura rwose. Imana ishimwe ko twakibohora dukoresheje ibimera iby'Imana yaremye, inyamaswa, ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi nje kukubwira ibintu bigera nko muri 3-4 utemerewe gukora nijoro. Nigeze nkora icyo kiganiro kera cyane, ariko kuko hano hajemo abandi bantu ndagira ngo namwe iki kintu mukimenye, kubera ko hano dukunda gutunga agatoki ku bintu bijyanye n'imyuka mibi. Murabizi ko ikintu cyazanye Satani mu isi ari ukwica, kwiba no kurimbura. Rero ube maso utega amatwi iki kiganiro. Imana ishimwe, nguhaye ikaze wewe wampisemo kankunda. Imana iguha umugisha, gukora subscribe. Ariko gukora subscribe ntibihagije, no gukurikirana ibinyura hano burya bizagufasha. Abantu bashyashya Imana ibaha umugisha, kandi abantu dusanganywe ndabakunda cyane. Itangazo rya mbere, Yesu Kristo ni umwami. Irya kabiri, tugira igicaniro cy'amasengesho kuri Zoom gisenga ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu. Igicaniro bita Betesayida. Wajya uza tukabana, ushaka gusenga wanyandikira kuri iyo nimero iyi ngiyi uri kubona imbere yawe, nkagushyira kuri groupe tukajya dusengana. Itangazo rya kabiri, umuntu ushaka kumbaza, kunsobanuza, kungisha inama, kunsaba randevu, nitaba bene izo telefone ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Irindi tangazo nuko ku itariki ya mbere y'ukwa 11 dufite amasengesho y'iminsi 7, ibihe birindwi zaba turi gusengera intabaza kugira ngo tuzohereze mu bihugu byose. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 11 uhereye ku murongo wa 3 n'uwa 4. Abantu b'iyabeshi b'i Galeyadi bagiye kubajonoramwo amaso, noneho bakagiye gusenga amasengesho y'iminsi 7 bakohereza intabaza mu bihugu byose. Imana igakora ku bantu ikabatabara. Natwe nibyo bihe tuzaba turimo. Ni byiza kuza tukabana nawe muri ibi bihe byiza. Imana ishimwe rero, nyagasana bihererwe icyubahiro. Hanyuma maze igihe mbigisha mu bintu bijyanye no kubohoka, ukuntu wakoresha amavuta y'intama, amavuta y'ifi, umushyiguro, umunyu wo mu nyanja ndetse na elayo na turmeric. Habaye hari umuntu wabibuze burundu akaba atazi iyo biri, ushobora kumpamagara nkaguhuza n'umuntu n'abantu nzi babicuruza. Nta kibazo kugira ngo ntiwibohore. Nge ntabwo mbicuruza. Hari abantu bajya banyandikira ngo umwana ameze gutya ngo wampaye umuti. Ngewe nza hano nkabigisha, nkababwira ko mwakoresha ibintu runaka, mukajya kubishaka mukabigurira aho biri. Ariko birashaka ko ahantu uri, waba uri hanze twawuhereza no ku ndege, waba uri mu ntara twawuhereza no kuri kuriye. Ariko Imana ikagira gute ikakubohora. Umuntu uri muri Kigali ho byakoroha, kuko umuntu ufite bene ibyo bintu ari muri Kigali, kuko nanjye niho ndi, mukamwabasha guhura. Reka rero mbaganire ku tuntu tugera muri 4 utagomba gukora nijoro, kuko imyuka mibi izinjira muri ibyo bintu. Ikintu cyo kuraza imyenda hanze. Hari ukuntu umuntu agera mu rugo akavuga ati reka mbonye akanya saa 10, reka mese ntuye mu gipangu, imyenda nyiraze hanze, ejo buzakizuba igira. Ibintu nanjye kera ntari namenya amabanga mu mwuka najya ngabikora. Ariko muri kwirengagiza ko iyo bigeze nijoro saa 7, saa 8 kugera saa 9, nababwiye ko ariyo masaha abadayimoni, abarozi bahagurukira ku bicaniro byabo. Hari imyuka mibi zikuka mu bicuku bya nijoro itajya igendagenda ku manywa. Ishobora kuza ikakubura rero, kubera ko imyuka mibi yinjira aho ishatse, nk'uko tumaze ibisi tubigisha ko ishobora kwinjira mu muntu, mu itungo, nko mu ngurube nyine, cyangwa mu biti bimwe twabigishije. Ishobora no kukubura ikinjira mu myenda kuko aba ari umwuka. None se mureke mbabwira, iyo witeye parfum ukagenda ahantu ugataha, ntihari igihe wambura wa mwenda wawurambika hariya muri garderobe cyangwa ahantu runaka, noneho yampumurika kugumaho. Rero hari igihe umuntu nk'uko araza imyenda hanze, umurozi yaba yagushakashatse yakubuze, abadayimoni, imyuka mibi kuko utayibona n'amaso ikinjira muri ya myenda. Nk'uko ushobora kwisiga parfum ukazambura umwenda ukawurambika hariya, ariko nyuma y'iminsi wakihumuriza ugasanga ya perfume iracyarimo. Uko niko rero umurozi ashobora kugushakisha. Noneho mwari amasaha waraje imyenda hanze,
imyuka mibi ikaza ikinjiramo, we mu gitondo ukawanura ukambara, imyuka mibi ikabikwinjiyemo gutyo. Icyo ni ikintu cya mbere mugomba kwirinda gukora nijoro kugira ngo mwirinde ko imyuka mibi yinjira mu buzima bwanyu. Icya kabiri mugomba kwirinda gukora nijoro, ni nk'abantu usanga bari mu rugo ugasanga wenda harimo nk'utwana turi kujya tuvugiriza. Buriya ntabwo byemeye kuvugiriza nijoro. Wavugiriza ku manywa, ndetse kera bajyaga badutera ubwo bakatubwira ngo iyo tuvugirije ngo tuba turi guhamagara inzoka zikinjira mu nzu, ariko kwabaga ari ugutera abana ubwoba kugira ngo batagira indi myuka mibi bagobeza mw'ibyo bicuku. Gutyo kuvugiriza nijoro, kumwe abana bakuru udushyunguti gutyo kuvugiriza, icyo kintu ntabwo cyemewe mu bicuku bya nijoro, kuko nijoro haba hari imyuka mibi, hari ibindi birere byazikutse by'imyuka mibi by'abazimu n'abadayimoni, abarozi baba bari kohereza imyuka mibi biri kugendagenda cyane ku bwinshi. Ikindi kintu cya gatatu nabwo ugomba kwirinda gukora nijoro, hari abantu bajya bicara nijoro akaba ari ibitekerezo byo gudevelopa amaproje biza mu gicuku, nk'abahanzi, abaririmbyi cyangwa abantu bakunda gukora imishinga. Ukaryama ukumva nijoro igitekerezo kiraje, ugahita ubyuka ugafata nka agenda ukandika. Buriya kirazira nijoro gukoresha ikaramu y'umutuku wandikisha ibintu by'ingirakamaro. Uri gukora nka bijese y'ibintu, uri gukora nk'iki, cyangwa uri kwandika ibaruwa, cyangwa uri gutegura inyigisho. Ntabwo ari byiza kwandikisha biriya ikaramu y'umutuku nijoro igihe uri gutegura ibintu bigufitiye iki umumaro. Ikindi kintu mugomba kujya mwirinda nijoro, buriya nigeze mbigisha ko abarozi bakoresha kamera kugira bagere ahantu turi. Buriya mu bintu abarozi bakoresha nababwiye ko habamo n'indorerwamo. Si byiza rero ko mu bantu mufite amazu manini kumwe mushyira indorerwamo mu byumba. Si byiza ko ushyira indorerwamo mu cyumba kwa kundi uyiteganyisha neza n'igitanda ahantu uryama uri kwireba. Ni bibi cyane kuko hari igihe umurozi ashobora kuza nijoro, kuko imyuka mibi igendagenda nijoro aho ishatse, noneho atakubona akareba muri ya ndorerwamo agahita agukurura igicucu. Hari abantu mujya murogwa batwaye ibicucu byanyu. Iyo uyifite rero icyo gihe uyishyira muri sanse iropoze, muri opposite side y'aho igitanda giteye, cyangwa se nijoro ugashyiraho ikintu ukayipfuka. Ni bibi cyane. Ikindi kintu mugomba kwirinda ni kwa kundi abana bagorobereza hanze nimugoroba. Buriya uriya mugoroba imyuka mibi ibiri kugendagenda. Ngewe nakuze numva ababyeyi bacu batubwira ngo mujye muva mu mahingura, ariko twe kubera ko twari abana ntitumenye ibyo ari byo. Kumwe tugorobereza mu muhanda dukina, mu mbuga dukina, burya si byo. Burya ibidayimoni biba biri kugendagenda bishobora kubandurukana nijoro, ugasanga abana bagiye kuryama baraye nabi kubera ko wabatindije hanze mu gicuku, ubwana bukaza kurara bushikagurika kubera ko utabakuye hanze kare ngo bashyire mu nzu. Ni mu mahingura niko twajyaga tubyita, ababyeyi bakuru bajyaga batubwira ngo ni mu mahingura. Rero ibintu mubyirinde. Nijoro haba hari ibindi birere biba byafungutse by'imyuka mibi kurusha ku manywa, kubera ko abari mu mwijima ugira ibyawe.